ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ijuru n'isi n'ibirangurure biririmba Umwami Mana yimbitse. Kundwa, kundwa, kundwa Maria, kundwa, kundwa, kundwa Maria. Winawe Roho Mutakatifu, niyowe twifuza twese, uze ukomeza bakwifuza, uduhe inema zawe. Uyu munsi tugeze ku munsi wa karindwi wa noveni yacu. Insanganyamatsiko iragira iti Bikira Mariya umubyeyi ni inyenyeri y'amizero. Icyo tuzirikana kuri uyu munsi wa karindwi wa noveni yacu, muri yego ya Bikira Mariya no kutabangamira umugambi w'Imana, byatumye imiryango yose ibona agakiza yari itegereje. Burya Imana igira aho ivuka. Ivuka mu mitima ihora itegereje, isukuye kandi ifite amizero. Kuri uyu munsi wa karindwi wa noveni yacu, tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga muri Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 38. Ijambo ry'Imana riragira riti ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Uyu munsi wa karindwi, ijambo ry'Imana tumaze kumva, umubyeyi aragira ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Bikira Mariya ni umubyeyi koko, ntabwo ari ibyo yitirirwa. Yabaye umubyeyi mbere kandi yakiriye gushaka kw'Imana kubera ko yayitumikiye akemera ibyo yatumweho. Niyo mpamvu umubyeyi Bikira Mariya tumuzi nk'umuntu watsinze, yatsinze umwanzi, kuko uwakiriye ubutumwa wese bw'uwamuremye aba yatsinze. Ubukora neza aba yatsinze. Uwemeye gushyira amizero ye muri Nyagasani aba yatsinze. Bikira Mariya yabonye nta kindi cyamubera cyiza, nta n'ikindi yabonaho intsinzi usibye Imana yacu yamuremye ikamuha kumvira no kuba isugi. Niyo mpamvu natwe rero Bikira Mariya dukwiye kumukurikiza, twumva neza iryo jambo rikomeye yavuze ati ndi umuja wa Nyagasani. Mbese mu rugo rwacu natwe nicyo gikwiye kuturanga. Tubyegurire Nyagasani nk'uko Bikira Mariya yabimweguriye ibitekerezo byacu, ibibazo bitugoye, tubyegurire Imana, tubyegurire Nyagasani kuko ari we nyine ukwiye kwegurirwa byose.
namwe rero bana mubyumve neza, ni mwebwe muryango duheraho kugira ngo tubone n'icyo tubwira indi miryango. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umuryango wuririra ku muryango, cyangwa se ngijya kurisha ihera ku rugo. Iyo twumva iyi noveni nk'iyi itwereka uko umubyeyi Bikira Mariya yakiriye ugushaka kw'Imana, natwe ntibikwiye kutubera imfabusa, cyangwa se n'undi wese wumva iyi noveni yacu ntabwo bikwiye kumubera imfabusa. Amizero yacu nituyashyire muri Nyagasani nk'uko nyene iyi noveni yacu ibidushishikariza, natwe dusubiza ati ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. None se papa, mu rugo iwacu twibuka kwisunga Bikira Mariya nk'umubyeyi dukesha amizero? Urakoze mwana wanjye, twisunga Bikira Mariya kuko murabizi twabakiriye nk'uko Bikira Mariya yakiriye Yezu Kristo. Turababatirisha, tubahesha amasakaramentu yose, nubwo atararangira yose, ariko twebwe twabikuye kuri Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya igihe yibarutse umwana yaramukunze, amufata neza, ndetse n'abaje kumusura baramuhembye. Ahubwo twebwe icyo dushaka ni uko namwe mwazatubera abana beza, mukatubera urugero aho tutari, kubera ko natwe dukeneye guhembwa nk'umubyeyi Bikira Mariya. Impamvu ntanze urwo rugero ni ukugira ngo mukorane ishyaka, kandi murabizi ko Bikira Mariya umubyeyi ari we wakiriye ugushaka kw'Imana mbere, niwe wakiriye Roho Mutagatifu mbere. Turamwisunga rero kuko turamuzi neza, yatugiriye neza, yatubyariye umucunguzi. Bikira Mariya yabaye umukobwa witonda cyane, wicisha bugufi, w'ingeso nziza, atubyarira Yezu Kristo, atanga urugero mu basore, atanga urugero mu bantu bose, ndetse akora n'ibitangaza. Nicyo gituma abana mwebwe mugomba kubimenya, mumenye ko iyo bavuze umubyeyi Bikira Mariya baba bavuze umubyeyi utasamanywe icyaha. Tumukurikije tukamwiyambaza, natwe ubwo budahangarwa bwa Bikira Mariya twabugiraho uruhare. Niyo mpamvu rero twebwe tumwiyambaza, tukamubwira ibyo dushaka ko adusabira ku mwana we Yezu. Namwe rero mukomeze uwo muco twabigishije wo gukunda Bikira Mariya, noneho mujye mumwibuka, mwibuke n'ibikorwa byiza yakoze. Murakoze papa. None se mama, natwe nka Bikira Mariya yego yacu ni yego? Yego yacu ni yego, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana rirabitwibutsa, riranabitwigisha ko yego yacu igomba guhora ari yego, na oya yacu ikaba oya. Murakoze cyane mama. None se mama, twakora iki ngo turusheho kwisunga umubyeyi Bikira Mariya? Twakwisunga umubyeyi Bikira Mariya tuvuga rozari, tuvuga gatena ya buri munsi, kandi nyine twicisha bugufi nk'abantu koko bemeye kwisunga umubyeyi koko. Murakoze cyane mama. Mariya komeza abana bawe, Mariya komeza abana bawe, ntuheme kubatoza urukundo, mwamikazi w'urukundo. Mariya tugira intege nke,
ubukene bwacu, maze amakuba duhoramo yadukize. Mubikira wasamanye icyubahiro, ukwiye gusingizwa. Amina. nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. yaduhawe kandi yaduherewe ahakomeye, ndagusingiza Mariya. Mariya ni umubyeyi w'abakene, kandi umwamikazi wa